Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 265 dusoma Bibiliya. Turi mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Uyu munsi turatangira ku bice 5. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani. Umuntu kwenda mukasi. Namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko njyewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri nahoranye namwe mu mwuka, kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nk'aho mpari. Kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu, nahawe ubutware nawe kugira ngo uwo muntu umuhe Satani umubiri urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Ibyo kwitandukanya n'Abakristo gito. Nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'iyi si, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Ahubwo none nabandikiye ko mutifatanya n'uwitwa mwene data, niba ari umusambanyi, cyangwa uwifuza ibibi, cyangwa usenga ibishushanyo, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa umunyazi. Umeze atyo ntimugasangire nawe. Mbese mpuriye he no gucira abo hanze urubanza? Namwe abo mucira urubanza si abo muri mwe, ariko abo hanze Imana niyo izabaciraho iteka. Mukuru uwo munyabyaha muri mwe. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 6. Abakristo bahwiturirwa kutaburanira ku b'isi. Iyo umuntu wo muri mwe afite icyapfa na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira ku bakiranirwa ntaburanire kubera? Ntimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza? Kandi ubwo ari mwe muzacira ab'isi urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi? Ntimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza nkanswe iby'ubu bugingo? Nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku by'ubu bugingo, ni iki gituma mubishyiraho abatagira icyo bahuriyeho n'itorero ngo abe ari bo bazica? Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza? Ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi baburanira ku batizera. Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose kuko muburana musubiranamo. Mbese ni iki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Ni iki gituma mudahitamo guhuguzwa? Ariko nimwe ubwanyu mugirirana nabi muhuguzanya, kandi abo mugirira mutyo ni bene data. Ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntimwishuke. Abahehesi, cyangwa abasenga ibishushanyo, cyangwa abasambanyi, cyangwa ibitingwa, cyangwa abagabo bendana, cyangwa abajura, cyangwa abifuza, cyangwa abasinzi, cyangwa abatukana, cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imibiri yacu ni ingingo za Kristo. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya ni iby'inda, n'inda nayo ni iy'ibyo kurya, nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo ni uw'umwami, kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Kandi ubwo Imana yazuye umwami Yesu, natwe izatuzurisha imbaraga zayo. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo?
mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uyifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'Umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 7. Ibyerekeye ishyingirwa. Ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore. Ariko kubwo kwirinda gusambana, umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore wese agira uwe mugabo. Umugabo ahe umugore w'ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we. Kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugabo we. Kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga. Kandi mwongere guhura Satani atarabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si amategeko mbategeka, kuko nashaka ko abantu bose bamera nkanjye. Ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe. Abatararongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Ariko niba badashobora kwirinda barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara si njye ahubwo ni Umwami wacu. Umugore ye kwahukana n'umugabo we. Ariko niba yahukanye, ab'igishubaziko cyangwa yiyungwe n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ariko kandi bo nije ubabwira si Umwami wacu. Mwene data niba afite umugore utizera, kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we. Kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we, kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye, ariko none dore ni abera. Icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wa mugore we, ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Nawe wa mugabo we, ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Ariko umuntu wese agenze nk'uko Umwami wacu yabimugeneye, kandi amere uko ari Imana imuhamagara. Uko yari ari Imana imuhamagara, uko niko ntegeka mu matorero yose. Mbese hariho umuntu wahamagawe yarakebwe? Nuko rero ntagahinduke nk'utakebwe. Hariho umuntu wahamagawe atakebwe? Nuko rero ntagakebwe. Gukebwa ntacyo kumaze, no kudakebwa nako ntacyo kumaze. Ahubwo ikigira icyo kimara ni ukwitondera amategeko y'Imana. Umuntu wese agume uko yari aragihamagarwa. Mbese wahamagawe uri imbata? Ntibikubabaze. Icyakora niba ushobora kubaturwa, ubikore. Wahamagawe n'Umwami wacu ari imbata aba batuwe n'Umwami, kandi uwahamagawe n'Umwami ari umudendezo aba ari imbata ya Kristo. Mwacungujwe igiciro, nuko rero ntimukabe imbata z'abantu. Bene data, umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa. Ibyerekeye abari, simfite itegeko ry'Umwami wacu, ariko ndababwira ibyo nibwira nti ndi umuntu wababariwe n'Umwami ngo nkiranuke. Nuko ndibwira yuko ari byiza kubw'iki gihe kirushya kiriho none, ko umuntu aguma uko ari. Mbese wahambiriwe ku mugore, ntushake guhamburwa. Wahambuwe ku mugore, nuko ntushake undi. Icyakora warongora nta cyaha waba ukoze, n'umwari yashyingirwa nta cyaha yaba akoze. Ariko abameze batyo bazagira imibabaro mu mubiri, ku bwanjye nakunda kuyibakiza. Ariko bene data, ibi ni byo mvuga, yuko igihe kigabanutse. Uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima
bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenza urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Ariko ndashaka ko mutiganyira. Ingaragu yiganyira iby'umwami wacu uko yamunezeza, ariko uwarongoye yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Kandi hariho itandukaniro ry'umugore n'umwari. Utarongowe yiganyira iby'umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko uwarongowe yiganyira iby'iyi si ngo abone uko anezeza umugabo we. Ibyo mbivugiye kubafasha, si ukubatega ikigoyi, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukorere umwami mwitonda, mudahwema kandi mudafite kirogoya. Niba hari umuntu urarikira umwari akumva ko iryo rari rizamutera kumugirira ibidakwiriye, amurongore, kuko ari nta cyaha aba akoze. Ariko amaramaje mu mutima we akaba adahatwa n'irari ry'umubiri we, kandi akaba ashobora kwitegeka, nahitamo kwirinda uwo mwari azaba akoze neza. Nuko rero kubw'ibyo urongora akora neza, ariko utarongora niwe urushaho gukora neza. Umugore ahambirwa ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo apfuye nta kimubuza gucyurwa n'uwo ashaka. Icyakora iyo ari uri mu mwami wacu, ariko naguma uko ari, niho azarushaho guhirwa. Uko niko nibwira ku bwanjye, kandi ngira ngo nanjye mfite umwuka w'Imana. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibishimire. Kadukomeze n'igice cya 8. Ibyerekeye inyama zaterekejwe ibishushanyo bisengwa. Ibyerekeye ku byaterekejwe ibishushanyo bisengwa turabizi, kuko twese twahawe ubwenge. Ubwenge butera kwihimbaza, ariko urukundo rurakomeza. Umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ntaba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nuko rero ibyerekeye ibyo kurya ibyaterekejwe ibishushanyo bisengwa, tuzi yuko igishushanyo ari cyo mu isi, kandi yuko ari nta mana yindi iriho keretse imwe. Nubwo hariho ibindi byitwa imana, ari ibyo mu ijuru cyangwa mu isi, nk'uko hariho imana nyinshi n'abami benshi, ariko kuri twe hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, ikomokwamo na byose, ariyo natwe dukesha byose. Kandi hariho umwami umwe, ari we Yesu Kristo, ubeshaho natwe akatubeshaho. Ariko ubwo bwenge ntibuzwi n'abantu bose, kuko bamwe kubwo kumenyera gukorera ibigirwamana barya inyama zabiterekerejwe, bakiyumvamo ko ari imana nyamana baziterekereje. Nuko ibyo bigatuma imitima yabo idakomeye yononekara. Nyamara ibyo kurya si byo bitwegereza Imana. Iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato. Kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana, maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye. Nuko ubwo mucumura kuri bene data, mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mucumuye no kuri Kristo. Nuko rero niba ibyo kurya bigusha mwene data, sinzarya inyama iteka ryose, kugira ngo ntagusha mwene data. Ibice 9. Umudendezo w'ababwirizabutumwa. Mbese sindi uw'umudendezo? Sindi intumwa? Sinabonye umwami wacu Yesu? Namwe ntimuri umurimo wanjye mu mwami? Niba ku bandi ntari intumwa, ariko kuri mwe ndiyo, kuko mwebwe ubwanyu ari mwe kimenyetso cyanjye cyo kuba intumwa y'umwami. Ibi nibyo nireguza ku bandega. Mbese ntitwemererwa kurya no kunywa? Ntitwakwemererwa kugira abagore bizera ngo tujyane nabo nk'uko izindi ntumwa zigenza, na bene se b'umwami Yesu na Kefa? Cyangwa njyewe na Barinaba nitwe twenyine tutemererwa kuruhuka kwikorera? Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa, cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo?
Byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka sizo Imana yitaho gusa, n'iz'Imana yitaho gusa, cyangwa se yabivuze ku bwacu? Si ugushidikanya byanditswe ku bwacu, kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiriye guhura yingira kuzahabwaho. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka, ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe, nkanswe twebwe. Ariko ntituragakoresha ubwo butware, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro? N'Umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Ariko njyeweho ntacyo muri byo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere. Ibyambera byiza ahubwo ni uko napfa, kuruta ko umuntu yahindura ubusa uwo kwirata kwanjye. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora, ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngononwa mbitewe gusa nuko mpawe ubusonga, nzagororerwa iki? Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga ku buntu, ntakurikije rwose ubutware bwanjye bw'umubwirizabutumwa. Pawulo yifatanya n'abantu batari bamwe ngo abone uko abakiza. Nubwo kuri bose ndi uw'umudendezo, nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'Umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda, no ku batwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo, kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko, kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye, kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose, kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe. Kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa, ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe? Namwe abe ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese arushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho njya, nkubitana ibipfunsi, ariko si nk'uhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye, nywukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntakomeye. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 10. Abisiraheli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe muri bo basambanaga, bigatuma bapfa abantu 2,000 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Ntimukivovote nk'uko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byabereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa,
kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Ibyerekeye gusenga ibishushanyo. Nuko rero bakundwa, nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko. Gusangira igikombe, icyo dusabira umugisha, mbese siko gusangira amaraso ya Kristo? Gusangira umutsima tumanyagura, siko gusangira umubiri wa Kristo? Nuko ubwo uwo mutsima ari umwe, twebwe nubwo turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutsima umwe. Murebe Abisiraheli bo ku mubiri. Mbese abarya igitambo ntibaba basangiye n'igicaniro? Icyo mvuze ni iki? Boshye ibyaterekerejwe ibishushanyo ari ikintu, cyangwa ko igishushanyo ubwacyo ari cyo kintu? Reka da! Ahubwo mvuze yuko ibyo abapagani baterekereza babiterekerereza abadayimoni batabitura Imana. Nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Ntibishoboka ko mu kunywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari tumurusha amaboko? Umudendezo n'urukundo bya Gikristo. Nubwo twemererwa byose, ariko ibigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko, ariko ibitwungura si byose. Ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane na mugenzi we. Ibiguzwe mu iguriro ry'inyama mujye mubirya, mutagize icyo mubaza kubw'umutima uhana, kuko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka. Umuntu wo mu batizera nabararika namwe mugashaka kugenda, icyo bazabahereza cyose mujye mukirya ari ntacyo mubajije kubw'umutima uhana. Ariko nihagira umuntu ubabwira ati icyo cyaterekerejwe, ntimukakirye kubw'uwo ubivuze no kubw'umutima uhana. Icyakora umutima mvuze si uwawe, ahubwo ni uwa wa wundi. Ni iki cyatuma umudendezo mfite uhinyurwa n'umutima uhana w'undi muntu? Nuko rero niba ndya mbishimiye, ni iki gituma nganyirwa ibyo nshimira? Ni iki gituma ngayirwa ibyo nshimira? Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Ntimukabere Abayuda ikigusha cyangwa Abagiriki cyangwa itorero ry'Imana, nk'uko nanjye nezeza bose muri byose. Sinishakira ibikinyungura ubwanjye, keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Tuzakomeza ku munsi w'ejo dusoza urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.